Agua juguera. Agua juguera. Zazaua rabuzi jero kuyaguza uko areje wakweguriye zazajya kwa Karoli bakubitira bakadesi amara kubitira bakadesi ubundi rogerezanye katose rero mu mwana akebangatiraga kubitayenga takagenda zakuwa ari kubuza fata yero tuba sura kubete umubasake yudonje zaza sinabo madamu nashaka byo kuvuga ngo yo twongeye kubaha ikaze ndetse twongera kwasuhuza abakunzi bacu hano kuri televiziyo Impano y'Ubuzima TV. Niba utarakora subscribe ubyibuka ubikore. Hano turi kumwe n'umusore ni umukomediani afite video hano murago murabibona afite video hano araza kutubwira impamvu yarizanye. Afite bote y'abaganga gukukira inka yambaye ikote yariya yango tudatinze watangira wibwira abakunzi bacu hano kuri Ubuzima TV witwa nde? Amazina yanjye ya mbere banziho ku izina rya acting Nselebendi, ariko amazina yanjye original ni Nsengiyumva David. Yes, Nsengiyumva David rero kuri incuro yaje nka Nselebendi twamwazanye kugira ngo adusetse cyangwa se Nselebendi ni umukomediye, ni umwagiteri, afite impano zitandukanye, ni umuririmbyi, ni umudizayina. Mwabonye uburyo yambaye, mwabonye ikote yambaye, uburyo ari dizayininze, mwabonye uburyo ki ameze. Nselebendi official ngira ngo niko yitwa, ngira ngo Nselebendi tugwaye ikaze hano ku Impano y'Ubuzima TV. Murakoze cyane. Yes, Nselebendi rero turatinze nagira ngo utangire ubwira abadukurikiranye hano ku Impano y'Ubuzima TV. Nselebendi ni muntu ki? Nselebendi ubundi izina Nselebendi rijya kuza twari twagiye gukinira ahantu mfite igare numva bagize Nselebendi, ariko numva ku kazina ni original avuga atarika ku kazina ubundi wageze gukoresha muri acting, ariko no kugira ngo wenda mbe Nselebendi cyangwa izina ryanjye nkoresha muri acting Nselebendi numvishe ari izina ry'Imana, kandi numvishe n'abandi bantu bigize bayakoresha menshi. Wenda ikibazo ni uko twagiye duhura n'imbogamizi zo kubura ibikoresho biba byaragiye rizamuka cyane, ariko Nselebendi ubundi uwo ndiwe ndi umwe mu bateri nyina ikinamico live nkaba nyina amafilime, amakomedi,
ndetse ndi n'umudizayina nkunda kudizayininga abakinnyi b'amafilime nkunda no gukina ahantu henshi hatandukanye. Serebende official utubwiye ko ukina amakinamico utubwiye ukina amakomedi kugira ngo wicaye aho ngaho tugomeza gutaramira abakurikirana televiziyo yacu ndetse batari gukunda wadutaramira ukadukinira ku ikinamico cyo ngaho akantu gato cyane batagidutaramira twabibonye ariko wadutaramira mu kavideo k'amasaha 3 byibuze. ariko ni gutumwana wanjye giye mutuma yarangiza akaza asoni genda mutumanga nzanire inzoga yuzuye yarangiza agashyiramo akisha kubyara nabisha nzabona umwana wanjye mutuma menye ninyo kubasha ninyo kubasha asoni ugende gutuma inzoga yuzuye iki gicupa nagura kwa essence ngo hejana nagura kubwiye ugende no mukabati uzane mandi sensa hagira ngo kubyara nabi ko nanjye narataye ahubwo wagira ngo mba naraherekeje abandi gutera inda cyangwa ibyo mugenda mu nkore ibyo mushaka munsuzugure ko n'ababyaye umva reka mubwire ngiye mu nzu ariko n'ingaruka. Serebende urakoze cyane. Serebende ufite impano, Serebende ufite talente abashe kugusetsa ndetse ko Serebende azi gukina teatire nk'uko yatubwiye. Serebende impano yo gukina teatire yatangiye ryari? Impano yo gukina teatire nayitangiye 2015 niga mu wa gatandatu gume ndazamuka kugeza ubu ngubu mbikora. Serebende iyo cupa ryawe ari kuhe? Kumbaza ibibazo nari bubone ko musubiza iri cupa ryanjye ryibonane nari guza yanjye ringiri naragiye ariko ahantu ndavuga atari kubundi wagura no cupa nkajya ndikeneye ariko iri cupa ryanjye ni iry'amateka ntabwo nabasobanurira ahantu ryavuye kure rwose. Yes, Serebende official, Serebende official. Serebende tukomeza gutaramira abakunzi bacu noneho ngira ngo wadukinira kuri comedy noneho. Ubundi mu bagabo ni njyewe mugabo original nani mpamvu nimwe yo kongera kumva iri cupa ryanjye raza rigurira bizoza ijye kwa Karoli bankiremo byeri bya bintu byo kubyabo byo kuvuga ngo baraje ngo bango nuko umupira kikuzura nta mpamvu nimwe umwe ku mubumbe ako karahagije. Wow, Serebende muri comedy murabona ko abishoboye. Serebende kuva wabaho umaze gukina amafilime ose wari filime wagaragayemo yabizwe? Filime yabizwi ntabwo ndazikora nizo ku ma YouTube ziragenda ku ma televiziyo. Niyo wagaragayemo yaba ari iri kuri YouTube niyo batari yawe? Itari yanjye. Yanjye surumira. Ariko ni nyinshi hari ubuzima filime. Hari hanze filime. Ni nyinshi ntabwo ndekuze. Inzozi zawe ni izihe Serebende? Ubundi inzozi zanjye nubwo mubona muri comedy akenshi ubundi ndashaka kuzaba umwe mu bategura filime zikomeye hano mu Rwanda. Nkajya nkoresha za filime atari ano makomedi dukora cyangwa se ano makinamico dukora akora filime ziri original ku rwego rw'isi cyangwa se ku buryo nanjye nahatanira isoko mpuzamahanga rya Serebende ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu gutanga bino bintu? Imbogamizi za mbere mu gukora ibi bintu icya mbere ni ugukenera ahantu abantu ntibakwizere cyangwa se bavuga ngo tugiye gupromotinga tugushyire muri filime zirenze
ni uguhora dukinira wenda kuri zino channel ziri hasi zitaramenyekana, ariko wenda ubundi niyo mbogamizi ya mbere akenshi duhura nazo, gukinira hano kuri ziri hasi. Serebende, ni irihe somo, niye nama wabwira abajene bagenzi bawe bafite impano ariko bitinya, akaba atavuga ati ashobora kuba afite impano ariko ikigaragara uremera ukisiga ibintu mu mutwe, ukambara imyenda nk'iyo, ugafata igacupa kugira byibuze abantu babone ikikurimo? Niyo nama wagira abajene bangana nkawe ariko bagifite kwitinya? Inama nagira abajene nkanjye ni ugutinyuka, bakamenya ko gukora ikintu ari ukugiharanira, ntabwo gukora ikintu ari ukuvuga ngo nteganyije iki imbere yanjye. Wenda bamwe bakina bashaka amafaranga, ubundi ikintu cya mbere umuntu akora kugira ngo atere imbere bisaba kwitinyuka, kubiha umwanya. Icyo ni cyo cya mbere, kwitinyuka, kubiha umwanya ndetse no kwiha agaciro ku buzima bwawe. Tugana ku musozo, Serebende, ese hari ibihangano waba ufite ku buryo wanashaka kukureba, ese cyangwa se mbere yuko watubwira kuri ibyo, watubwira ko uri umudizayina, ese ni nk'ibihe bihangano byaba biri kuri YouTube waba waradizayininze, nk'iyo filime waba warakozemo dizayina, iyo filime bayisanga hehe bakakureba uburyo ukora ibihangano waba warakoze uzi biri ku ma YouTube, kugira ngo bari kutureba bahite basimbukira barebe iyo mpano yawe, nk'ibihangano uzi waba warakoze biri ku ma YouTube? Murakoze cyane. Hari imivugo nagiye negura ica kuri Bonus Studio, hari indi ica kuri Zacu TV, ntabwo Zacu TV, ni iriya filime y'abasangwa butaka yigeze gukinirwamo Kigali, irimo bari abade n'abandi batite neza, ariko icyo gihe ninjye wadizayininze izo filime mu kubakorera ziriya dizayine z'abasangwa butaka bakiniyemo Kigali. Ni nyinshi nagiye nkora, ariko inyinshi ziri kuri Bonus Studio. Twakoze nta kibazo. Nsengiyumva David, tugana ku musozo. Nsengiyumva David, ngo ibihangano byawe byinshi cyane babisanga kuri Bonus Studio, bareba imivugo wagiye ukora, wagiye utunganya, bakareba basacinge Bonus Studio, baraza kurebamo imwe mu mivugo iriho wagiye udizayininga biriya bintu, ndetse n'andi mafilime wagiye udizayininga. Nsengiyumva David, ngira ngo wakoze cyane kudusura, Imana mu ijuru ikumira Nsengiyumva David, wakoze cyane kudusura, Imana mu ijuru ikumira umugisha ndetse n'ivite ryawe. Ngira ngo nk'uko twatangiye ikiganiro cyacu winjira, watangiye dutungura abakunzi bacu, wagisoza n'ubundi uko wagitangiye ukina usohoka muri kamera. Nge rero nari Bonus, narindi kumwe namwe ndetse narindi kuri kamera, ndetse ninjye wabazaga David. Rero murakoze cyane, nimba utarakora subscribe byibuka ukandeho, numara gukandaho kandi ukazogera uzajya ubana natwe. Nge rero icyo nababwira, nabifuza amahirwe masa. Ciao ciao. Ngira ngo David Serebende nadusubize ikiganiro cyacu ava muri kamera. Murakoze cyane. Yes. Iyo baguzagenda zagera mu rugo ryabo.